24 gukomeza gukizwa neza. Ingamba ya mbere ya 2024 gukomeza gukizwa neza. Niyo ngamba ya mbere. Sinshaka bagore b'abasirimu batazanyigisha we. Sinshaka ariko jo nkayambara nagira hano mugasangira bonerana. Mubiri wose uragaragara ku gasoza amabere yagaragaye. Oya. Kintu cyose twihesha agaciro nk'abakozi Imana bagobera ibyayo. Ku kintu cyose twihesha agaciro nk'abakozi Imana bagira gute? Numbona kwa Rando nukunguko. Numbona mu mujyi nukunguko. Numbona Nyagatare nukunguko. Numbona niduhurira Rubavu nukunguko. Ahantu hose nukunguko. Tashanjomo. Singira umwenda wa hano n'utari wa hano. Ngo akangaka nzakambara hanze se gute. Umwenda ndashobora kuzana imbere y'abantu no hanze ntabwo nawambara. Kireka yandi nkorana mu rugo hari. Kireka udukanzu nkorana mu rugo nitwo ntazana hano. Ariko natwo ntuzana hano iyo nje mu manama. Hari ikintu kinaniye abarokore. Ikintu bita umwifato. Abarokore urabananiye. Umwifato unaniye abarokore pe. Barasenga inshingano bazihagazemo n'ibindi byose. Ariko ikintu cyitwa umwifato wowe yafata rwose muri kamera. Umwifata abarokore urabananiye. Icyo bita umwifata ariko. Discipline. Icyo bita discipline. Kujya kubona hanze ukabona umuntu arakebuye kandi uwo mwene ntigeze ukandagira mu rusengero n'umusi barimo ariko wamubona hanze ukabona agejeje hano. Ubuse agejeje hano byagenze bite? Wamubwira uti uwo mwenda wawujyana mu rusengero ati sinawujyanayo kubera iki? Hanze abakubonera hanze n'abakubonera mu rusengero bose si bamwe. Si bamwe se? Abakubonera mu rusengero n'abakubonera hanze ntabwo ari bamwe. Ibintu by'iyi minsi bimaze kunshanga kandi babwiza ukuri. Ibintu by'iyi minsi bimaze kunshanga pe. Ukabona umuntu agejeje hano kandi wamubwita uwo mwenda wawujyana mu rusengero ati ntabwo nawujyana. Abakubonera hanze n'abakubonera mu rusengero bose ni bamwe. Ndetse hanze wakagombye kuvuga ubutumwa kurusha hano. Mu banyamahanga wakagombye kuvuga ubutumwa kurusha hehe. Ingamba ya mbere reka nzivuge gusa saa 5:15. Ingamba ya mbere no gukomeza gukizwa neza muri 2020 aho watsinzwe. Evaluation watsinzwe niki? Ijambo riradufasha kugendana n'iryo jambo. Ijambo ribudufasha ryo muri Bible. Buri jambo ryose rifite ijambo ryo muri Bibiliya kugira ngo ibyo mvuga mumenye ko byanditse muri Bibiliya. Kandi reka nze mabwire baroko kugira ngo ugira hugera. Amen. Ujye wumvisha kutaragira hugera ne huzagira hugera. Subiramo. Kugira ngo ugira ahantu hugera ujye ushyiretinga mu mutwe wawe ko nta huragera nibwo uzagira hugera. Kabiri kugira ngo uhinduke umunyembaraga uziyita umunyantege nke nibwo uzagira imbaraga. Reka nsubiremo. Kugira ngo ugira hugera uzasetinge mu mutwe wawe ko nta huragera nibwo uzagira hugera. Noneho rero kugira ngo ugire imbaraga uzishyiramo kuri umunyantege nke. Kuhora umunyantege nke nibwo uzagira imbaraga. Ako kumvikanye naho nubona uri umunyembaraga ubwo nyine warangije ko umunyembaraga nta nduzagira. Kugira ngo ugire hugera ujye wumva ko nta huragera nibwo uzagira hugera. Kabiri kugira ngo umunyembaraga jya wumva ko uri umunyantege nke nibwo uzagira imbaraga. Tubona ko duhora duhagaze imbere yanyu. Iyo ngiye guhagarara imbere yanyu buri gihe mba mfite ubwoba. Kandi maze imyaka 15 mpagaze imbere y'abantu. Ariko buri gihe iyo ngiye guhagarara imbere y'iteraniro mba mfite ubwoba. Noneho ndavuga iki? Mama Daya noneho uyu munsi Mana ndavuga iki koko? Mana wambabariye nkabona icyo mvuga imbere y'abantu. Araho nasubiramo n'ibyo navuze kwa kangaye. Ariko ntabwo byakunda. Kugira ngo ugire hugera jya wumva ko nta huragera nibwo uzagira hugera. Kugira ngo uzahinduke umunyembaraga jya wumva buri gihe ko umunyantege nke nibwo uzagira imbaraga. Kandi icyo hanyuma
muri 2024 mu yandi magambo no gukomeza gukizwa neza. SETH ibitaragenze neza ubyevariwe, aho wagize intege teya ubisuzume, ibyagiye bikubera inzitizi ibiga niba ari ibigare byakubera inzitizi. Ijambo turi bugendereho riri mu Migani 38 n'amagambo avuga ngo mana yanjye nkuraho ibitagira umumaro byose. Migani 38 andika iryo jambo naryo turarigenderaho icyo cyambere ntabwo ntinda. Imigani 38 n'amagambo avuga ngo nkuraho ibitagira umumaro. Amen. Imigani 38 ndabona hari abakishakisha Imigani 38 ngiti ijambo rya mbere uragenderaho muri 2024 umbabarire unyemerere tugendane mu mwuka bwira Imana ngo 2024 nkuraho ibitagira umumaro byose. Amen. Amen. Gira gutya ariko tubyemeranije icyo cya mbere nkuraho ibitagira umumaro byose. Ingamba ya mbere no gukomeza gukizwa neza. Ariko 2024 ariko mana yanjye biriho muri iyi misi we, ibyo nabonye 2023 sinigeze mbibona kuva nakizwa. Ibyo nabonye mu barokore ndi kuvuga ibyo nabonye mu bashumba bakijijwe, mu barevera bakijijwe, mu bahanuzi bakijijwe, mu bakozi Imana bakijijwe, mu bakristo bakijijwe, muva ibintu nabonye muri 2023. Imana izanide kongera kubibona muri 2024. Utuntu abantu bari kwikora nge narumiwe pe. Erega nangwa abasanzwe buri wese nuko asanzwe nta gitangaje kirimo. Igitangaje nuko umuntu yigira ukundi ku mwaka musha Yosefa we. Uyu mwaka witwa ngo iki? Yosefa uyu mwaka witwa ngo iki? Nyirantarengwa. Bisobanura ngo 2024 byanze bikunze ntabwo bizarenga. Ariko hari ikintu Imana yambwiye irambwira ngo nubwo iryo jambo rihari ryitwa nyirantarengwa ko uyu mwaka wa 2024 bitazarenga. Imana irambwira ngo umbwirire buri wese wumvise iryo jambo akabashaka kurihagararamo kandi akazarigenderamo ambe hafi. Ambe hafi. Mureke kujya kuri Imana niba mushaka gutabarwa nayo. Niba mushaka ko uyu mwana kutaragomba kurenga, utabonye visa yawe, uyu mwaka utagomba kurenga, utabonye ubukwe bwawe, uyu mwaka utagomba kurenga, utabonye akazi wicaramo, uyu mwaka utagomba kurenga, utabonye urugo rwawe bwite, ba hafi y'Imana. Niko Imana yambwiye abashumba babe hafi, abarevera babe hafi, mama tumukunde hafi, n'abandi bose hafi. Ijambo rya mbere rero turagenderaho, ijambo rya mbere turagenderaho muri 2024 mu Migani 38 nkuraho ibitagira umumaro. Uraryizeye cyangwa turabigendanamo? Turabigendanamo kandi n'ubisaba Imana izabiguha. Kuraho Kigali we, kuraho ibitagira umumaro byose n'ibitagira icyo bimariye. Turi kumwe mu mwuka. Nukuvuga ngo ingamba ya mbere no gukomeza gukizwa neza kandi ibitaragenze neza, aho watsikiye, aho waguye, aho wagize intege nke, nuko ibyakudindije, abakudindije, abagukerereje, nukuvuga ngo 2024 mbabarira ugira ibyo usezera ku buzima bwawe. Ingamba ya kabiri ngiye kugira vuba vuba. Ingamba ya kabiri muri 2020 na ingamba ya kabiri muri 2024 no gukomeza kwiga icyo bita kwiyungura ubwenge. Umva nkubwire musome Bibiliya, musome n'ibindi bitabo mwiyungure. Iyo umuntu adasoma agumana ibyo afite, iyo umuntu adashaka kwiyungura agumana n'ibyo afite. Amen. Ijambo rya kabiri ni ijambo rivuga ngo nuguhora twiga, nuguhora twiyungura. Mu yandi magambo reka nze mbabwira aho ryanditse iryo turagenderamo. Ntabwo turi buyasome, ndajya mvuga aho byanditse, uragenda isomera iwawe. Yesu nashimwe.
haleluya. Ingamba ya kabiri barokore ya 2024 ufite izawe, ariko reka ngire agakeregeshwa nongeramo. Petero wa kabiri igice cya 2:5. Petero wa kabiri igice cya 2:5. Petero wa kabiri igice cya 2:5. Wenda bankusoma gatoya. Petero wa kabiri igice cya 2:5. Wahageze. C'est pas nécessairement uhora wahageze. Kumenya mukongereho, kwirinda mukongereho, ukunda Imana mukongereho. Petero wa kabiri igice cya 2:5. Ariko nta muntu wahageze muri publika yose iri hano. Kadusome Petero wa kabiri igice cya 2:5. Randitse ngo ibyo bari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongera ingeso nziza muzongereho kumenya. Wabyumvise? Komeza. Kumenya mukongeraho kwirinda. Yego. Kwirinda mukongeraho kwihangana. Yego. Kwihangana mukongeraho kubaha Imana. Yego. Kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data. Icara nagira ngo bamenye ibyo ari byo ibiri kuvuga. Petero wa kabiri hari abari gushakishiriza mu itangiriro mbonye bari mu kubara bari mu kuva. Petero wa kabiri hari abo mbonye bari mu itangiriro kuva abarewi kubara. Koko Petero wa kabiri mu bitabo bya inyuma. Ariko mujye mu mashakira kugira ngo mushakishe gutya. Jya mwishakira urebe Petero wa kabiri ahwaye. Iyo ni ingamba ya kabiri muhore mwiga. Kandi umuntu wese utiga udashaka kwiga agumana ibyo afite, mu yandi magambo agumana rutine. Ntagira hava ntagira wagera. Agumana amahame ya muri 80 nibyo agumana rutine. Musame Bible, musame ibitabo by'Imana, ibyo ari kiware na gatabo k'umugenzi musome mwiyungura ubwenge. Gatatu, ngamba ya gatatu baroko. Ingamba ya gatatu yo muri 2024 no kwiyemeza, icyo bita determination. Reka mvuge ibintu bitatu kuri iyi ngamba ya gatatu. Icya mbere ni ijambo rivuga ngo ndabyiyemeje. Icya kabiri ni ijambo rivuga ngo nzabigeraho. Icya gatatu ni ijambo rivuga ngo bizashoboka. Ijambo rya mbere riravuga ngo ibyo niyemeje nzabigeraho kandi bizashoboka. Yani ingamba ya gatatu parokore mu byumve cyangwa mu byihorere naje kubagira inama. Ingamba ya gatatu ni ijambo rivuga ngo kwiyemeza, determination, vouloir se pouvoir, ushaka rashobora. Ndabyiyemeje kandi bizashoboka. Amen. Abarewi 4:13 andika. Abafilipi 4:13 andika. Abafilipi 4:13 na magambo Paulo yavuze, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo ugira ate umpi imbaraga. Ntabwo ari data wacu wakwanga, ntabwo ari mama wacu nahamagara ntanyitebe kuri telefone, ni Imana wahamagara saa 8. Ibyo bita kwiyemeza, nubyiyemeza uzabishobora. Abafilipi 4:10 ariko abatandika iyo mugiye gusubiramo amasomo bigenda bite no kugira iyo mwicaye mwiherereye inyigisho muzifata mu tubundi ko umuntu yakagombye kujya yandika rimwe na rimwe akongera agasubira mu masomo kavuga ati iki ni kibwiriza kanaka yigishije ICT yajyaga ibintu byose tubwirije yagira kwishura karije abwiriza bati mbega umwana ufite amavuta we ngibi wabivanye he wa mwana we ungana gutyo. Iri hishurirwa ry'umwana ko rikomeyera naho nibyo yavanye ahanga. Ati mama nkagenda nkamanukura bya bindi byose wigishije za ngingo zose bakavuga ngo aka kana iri hishurirwa karivanaye. Nta kibazo ariko abibwirije abantu bagahinduka hari kibazo se? Herega kugira ishyaka ryiza ntacyo bitwaye. Uzi ko nawe ushobora kugera handi hantu kabibwiriza ariko
ingingo ukazimanukura ugeze nko muri timu runaka bakavuga bati mukozi w'Imana yewe murimbyi wo muri upendo kwaya gira icyo tubwira warangiza ugasubira uti reka manukure bya bindi kana kayigishije mu gihe runaka maze abantu bakagira gute bagafashwa mujye mwandika mujye mugira amakayi y'inyigisho Yesu nashimwe ingamba ya kane tujye gufata muri bina nicyo bita kwiyemeza n'ubyiyemeza uzabishobora Yesu nashimwe Abafilipi ibice 4:13 n'amagambo Paulo yavuze ngo ushobozwa byose na Kristo mu imbaraga amen haleluya haleluya ibyahishuwe 3:11-12 ibyahishuwe 3:11-12 andika ibyahishuwe 3:11-12 n'amagambo avuga ngo dore ndaza vuba komeza icyo ufite tagiye gutwara ikamba ryawe unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rwanjye ibyahishuwe 3:11-12 n'amagambo avuga ngo dore ndaza vuba amen komeza icyo ufite muri 2024 amen hatagira gutwara ubutumwa bwiza wamenye amen unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rwanjye effectivement niko biri kubu ngubu hari abantu tugiye gushyira mu nshingano kandi iyo tugiye gushyira abantu mu nshingano dufite ibyo tureberaho umuntu ukunda guterana cyo ni cyambere kabiri umuntu ufite indangagaciro z'abana b'Imana ibyo nibyo ndeba hiyo ngiye gushyira umuntu mu nshingano rimwe umuntu ukunda guterana mu yandi magambo ukunda gusenga kabiri umuntu ugerageza kugira indangagaciro z'abana b'Imana iyo umuntu afite ibyo bintu ko ari bibiri ibindi abimenyera mu nshingano iyo tujya gushyira iyo icyo ndeba mbere na mbere ndeba umuntu ukunda amateraniro y'abera hari kuntu wibaza ngo ese mama tumuku ubwo ngubwo kabiri ndeba umuntu ugerageza kugira indangagaciro z'abana b'Imana kwiyemeza ingamba ya kane ingamba ya kane ni iyihe tujye kugendamo muri 2024 Yesu nashimwe gushaka Imana ku giti cyawe iyo ni ingamba ya kane yo muri 2024 gushaka Imana ku giti cyawe gushaka Imana ku giti cyawe andika kandi akambabwi ibyo bintu ndi kubabwira nubigenderamo muri 2024 uzakomera gushaka Imana ku giti va mu bigare kuko ntabo muzaryinjiranamo ingazi uzayizamuka wenyine ntawe uzitabaza ngo ngwino ntabare no icyo gihe buri wese ni ku giti cye yumvuze rero ngo icyo gihe benshi ntibabyumva ariko igihe bavugiye iby'ijuru hari umuntu wajyaga ambwira ngo ariko ngo mama tumukungu igihe muhora muvuga iby'ijuru kw'ijuru marerezo yarapfuye ndavuga ntari koma wapfuye adakijijwe yajyaga yirirwa avanga iby'iryo juru muvuga nzarivuga kugeza Yesu agarutse kuko ntawe uzafunga akakanwa kandi akuze umutima wanjye niko kazasesekara inyuma ntawe utanga icyo adafite icyo mfite nicyo ntanga ijuru riranyuzuye ejo bundi twari mu busabane bw'umuryango mugari ndongera mbasubiriramo ndababwira ntumva nongere mbasubiriremo mundinde amatiku mbasubiriramo ndabwira ni muryango wanjye mugari mbasubiriyemo mundinde amatiku ndajya mu ijuru ninjye murokore gusa abandi n'abagatolika kuvuga iby'ijuru ni nko tinyuma yahuye ubwo bamwe babaga basinzi n'amacupa ya za mitsingi bari kudandebera ne bari kuko ariko ndababwira nti ndongeye mbasubiriyemo mundinde amatiku mundinde ikintu bita amatiku ndajya mu ijuru mbaharira jambo ryo muri bikora into bambere ibice 13 umurongo wa mbere amagambo avuga ku rukundo niryo jambo narabwiye nti mu gutangira turabanza twige mu gutangira ndabanza babwira ijambo ry'Imana nk'umushumba mu byumve cyangwa mu byihorere urukundo ruruta byose kuba ingenzi n'ubu babigize imigani bari kubyuka bakandika
Abikorinto ba mbere ngo 13 maze bagaseka ku rubuga. Mbega babigize ikiro ry'imigani. Ndabaga ngira ijambo baragije muri umwaka wa 2024. Mukundane, urukundo rusha byose kuba ingenzi. Yesu nashimwe bwoko bw'Imana. Haleluya. Ijambo ingamba ya kane ni yihera 5:35. Ingamba ya kane no gushaka Imana ku giti cyawe. Yosuwa 24:14. Andika. Yosuwa 24:14. Yesu yarababwira ati nakazi kanye ibyo birabareba. Ngewe ibyo ntacyo bimbwiye, mwasenga mutasenga nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Gusenga Imana ku giti cyawe Yesu yarababwiye ati ibyo nakazi kanyu. Mwasenga mutasenga nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Umuryango wanjye wose uretse uyu murebe uhagaze hano, abandi bose n'abagatolika. Narababwiye nti mwavuga, mwakritika, mwansuzugura, mwagize mute, ntawe uzambuza Imana y'agakiza kanyu. Yesuwa 24:14 andika n'amagambo yatari amagambo bati mwaguma muri ibyo bigirwamana bijyanyu je m'enfous. Mwasenga mutasenga ibyo ntacyo bimbwiye, nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka kugeza ku ndunduro. Nuko noneho mwubaha Uwiteka, mumukorere mukuri mutaryarya kandi mukureho zamana zose basogokuruza banyu bakoreraga, kandi nibamutekereza ko ari bibi muhitemo uyu munsi uwo muri bukorere. Ariko njyeweho n'inzu yanjye tuzakorera. Amen. Mama rukundo we, reka tuyinambeho. Mama rukundo tuzayiveho. Ukayemeze kose wigeze kuyibona, kandi nabongira ngo barayibonye. Utakwambika Imana yakwambika. Amen. Yani ingamba ya kangaye? Ingamba ya gatanu. Ingamba ya gatanu yo muri 2024 gusenga Imana ubudasiba. Yamasengesho y'uburyo bwose. Gusenga Imana ubudasiba. Ndasubiramo kuko abanyeshuri bose ntabwo bafatira rimwe. Hari n'abatinda nyine gufata kuko haraba umva. Save warangije tayari. Ndakoze wari umuhanga. Ariko n'ubura cyari. Twarakoranye Save. Uva! Urakina n'umuntu wize kaminuza muri za muntu twakoranye muri za 70 ingahe yarize kaminuza. Save uriya kaminuza y'Ubutare yo muri za 70. Harangizaga abanyeshuri babiri mu ishuri rimwe. Babiri. No muhanga ndamwemera Save. Yesu nashimwe. Umva gusenga Imana ubudasiba. Yamasengesho y'uburyo bwose yamugiye gikwiye n'ikidakwiye. Kuko Yesu nashimwe. Satani ntagira konje kandi ntawatinya. Ngo revera ngo titere revera ngo Satani nababwiye ko iyo ndi gusengera ingo abashakanye mbabwira ko n'urugo rwa bishop Satani atarutinya bakarara bahagaze. Satani yaruhagazemo bombi umwari revera undi akaba bishop n'urugero. Satani yaruhagazemo barara bahagaze. Nta rugo na rumwe uba nta titire nimwe Satani atinya. Ariko reka mbabwire Satani wagerageze Yesu mu butayu mu y'imisi 40 yarangiza akamusanga byibuze ntanategereze ngo aveyo abanza mari imisi 3 avuga ati amaze imisi 3 amaze kunamuka akamusanga mu masengesho tayari. Ariko gusenga amasengesho y'ikira gusenga ubudasiba beneda kuko nusiba Satani azakurasa. Ni wirara Satani azagira gute? Azakubita umwambi. Umwamba ukubite mu bana, ukubite mu rubyara, ukubite mu mafaranga yawe, ukubite mu butunzi, ukubite mu bucuruzi. Gusenga ubugi, gusenga iki? Mu kazi kawe Satani agukubita umwambi. Gusenga iki disi we?
musengera abantu budasiba. Yesu nashimwe. Hayo magambo ari mu Balewi ibice 6:5. Abalewi 6:5 na magambo avangu igicaniro, umuriro ku gicaniro ntuzi muhore waka. Kandi kariko Abalewi 6:5. Abalewi 6:5 ntabwo dusoma, andika mujye mugira impapuro mwandike, mugira amakayi mwandikemo. Abalewi ibice 6:5 na magambo avuga ngo umuriro wo ku gicaniro uhore waka. Reka nze mbabwire, reka mvuge kuri iri jambo 2024 kubera umwaka w'ububyutse. Busa ntabwo byishimiye aho ububyutse buri no mu gishuraza, aho ububyutse buri no mu gishugira gute. 2024 ndakwifuriza umwaka w'iki w'ububyutse. Yesu nashimwe. Aho ububyutse buri no mu gishugira gute, umuriro ku gicaniro ntugira. Abalewi 6:5 na magambo avanga umuriro wo ku gicaniro hore waka ntuzime. 2024 ndakwifuriza umwaka w'iki w'ububyutse. 6 ingingo ya 6 cyangwa se ingamba ya 6 ya 2024. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Gukorera Imana mu byo yaguhaye. Ndasobanura. Gukorera Imana mu byo yaguhaye, mu byo yagutije. Yo ni ingamba. Ngiye kuvuga ijambo rikomeye riri mu migani. Yesu nashimwe. Andika ijambo rikomeye riri mu migani. Yewe murokorewe, ijambo rikomeye riri mu migani 11:25. Imigani 11:25 na magambo avango uvomera abandi na wazavomererwa. Mazure kibyo by'inka zarembye ngo nuguhora uteza amaboko. Vomera abandi, vomera abandi. Ariko imigani 11:25 ureba akabona bibusanyije ajya mbwira. Urebye ugasanga ibyo ndi kuvuga bitaraho ngaho, nshobora kuba nibeshye, wambwira nta kibazo. Yesu nashimwe. Gukorera Imana mu butunzi yaguhaye. Amen. Nayo magambo avanga umunyabuntu azagira gute, azabyibuha. Yesu nashimwe. Uvomera abandi nawe azavomerwa. Umunyabuntu azabyibuha, uvomera abandi nawe azavomerwa. Manzi uvomera abandi, ariko mbere yo guhora uteza amaboko manzi uvomera abandi. Umugisha urakorerwa ntabwo wizana. 2024 korera Imana mu byo yaguhaye. Umva yewe, umunyabuntu azagira gute, uvomera abandi nawe azagira gute. Mu Gifaransa mu ndimi z'amahanga baravuga ngo ni vice versa, cyangwa se ni ibintu biri reciprocal. Abo twiganye muri antikite, abo twiganye muri ya myaka, naka gafresh kagize gutya nakandi gafresh kagize gutya, reciprocal. Uvomera banezagira gute di, inawe zavomerwa. Va mu guhora uteza amaboko mana mpama, hereza n'abandi. 2024 fata ingamba, vomera abandi nawe azagira gute. Iyo ni ingamba ya kangahe? Ndashoje. Amen. Ingamba ya kangahe? Ingamba ya gatanu. Ariko tugeze ku ngamba ya 6 ndangirijeho. Ingamba ya 6 muri 2024 no gushima no kunyurwa. Ni ya 7 nta kibazo. Gushima no kugira gute? Gushima no kugira gute? Ubwo ninjye wanditse nabi mu ikaye. Gushima no kugira gute? Beneda. Ibihe byo muri Timoteyo wa mbere cyangwa wa kabiri 3 y'amagambo ari mu bitabo. Umva ibihe by'imperuka byadusohoreyeho. Ngo mu bihe by'imperuka abantu bazaba ari ntashima. Intashima
ngo nta shimwe mfite. Umwuka uhumeka bomboni, ufite bomboni wawe, urara kuri bomboni wawe, iyo uryamye ufite bomboni ucomeka. Ngo nta shimwe mfite, ngo mwakurangiye ngo nta shimwe mfite. Ye yakurindiye abana amajya n'amaza, umwakurangiye nta shimwe ufite. Nta muntu n'umwe wigeze apfa mu rugo rwawe, umwakurangiye nta shimwe ufite. Ariko mana, umwakurangiye urya kuwa mbere ukageze ku wundi wa mbere urya, mu gitondo saa sita na nimugoroba ukanasohoka, ngo nta shimwe ufite. Ibihe by'imperuka byadusohoreyeho muri iyi minsi, abantu babaye intashima, ingayi, abana b'ingayi, intashima, le contraire n'ingayi. Yesu nashima, Yesu nashimwe. Ariko mujye mushima Imana, kuko burya Imana ikoze ikintu ntushime, ibigereranya nuko yakoze ubusa. Nkaho yavuze iti buriya ari gutekereza ko ari imbaraga ze zabikoze. Mujye mushima. Ariko Timoteyo 2:3 Timoteyo 2:3 guhera ku murongo wa mbere, nyaboneka ngo mu bihe by'imperuka n'ibihe birushya abantu bazaba ari imperuka, bazaba ari intashima. Timoteyo 2:3 umurongo wa mbere, na amagambo avuga ngo kuba icyakora kunyurwa, amen, kuba Uwiteka gufatanyije no kunyurwa kugira inyungu nyinshi. Timoteyo 2:6 umurongo wa mbere ntabwo dusoma, ndashoje ngiye kubaza ikibazo rero. Timoteyo 2:6 umurongo wa mbere, na amagambo avuga ngo iyo kuba Uwiteka bifatanyije no kunyurwa bizana inyungu nyinshi, kuko ntacyo twazanye nta nicyo tuzajyana. Turi kumwe cyangwa ntacyo twazanye kandi nta nicyo tuzagira gute? Ingamba za 2024, ingamba ya mbere ni iyi. Resume, ingamba ya mbere ni iyi. Ingamba ya mbere ni iyi, this way, gukomeza gukizwa neza. Ureba ahantu hose wagiye utsikira, ubwira Imana ngo mbabarira ibitagira umumaro w'imbe kuri. Ingamba ya kabiri yo muri 2024 ni iyihe? Guhora wiga. Na Yesu ubwe basanze yamusigaye mu rusengero i Yerusalemu afite imyaka 12, abatambyi bavuga ateza amatwi. Iyo utiga ugumana ibyo ufite, ukagumana rutine, kandi biragushuka. Uhore wiga. Ingamba ya gatatu ni iyihe muri 2024? Mu yandi magambo, mujye musoma Bibiliya, musome ibitabo, agatabo k'umugenzi. Reka nkubwi, niba ari akantu nabonye karimo inyigisha, agatabo k'umugenzi n'igitabo cyawe Rikiwareni. Bira bitabo ko ari bibiri bisomye waba umukristo mushya. Gatatu, ingamba ya gatatu ya 2024, icyo bita determination, we kwiyemeza. Nuvuga ngo kwemeze kose ni wiyemeza uzagira gute? Ni wiyemeza uzagira gute? Uzabigeraho kandi uzabishobora. Ingamba ya kane ni iyihe? Shaka Imana ku giti cyawe. Shaka Imana ku giti cyawe. Satani muri iyi minsi afite udukoryo twinshi cyane. Shaka Imana ku giti cyawe. Ni wishinga kanaka ukabishinga. Ingamba ya kane ni iyihe? Iyo ni ya kangahe? Ya gatanu. Icyo bita gusenga ubudasiba. Nugira ikiruhuko, Satani azakurasa. Azakubita mu bana, azakubita mu butunzi, azakubita mu mafaranga, azakubita nurangara gatoya, Satani azakwanika. Ingamba ya gatandatu ni iyihe? Gukorera Imana mu byo yagize gute? Uvomera abandi nawe azagira gute? Hazavomerwa. Ingamba ya karindwi ni iyihe? Gushima no kunyurwa. Imana iduhana umugisha muri 2024. Izi ngamba nkubwiye ko ari ingamba 7 nuzigenderamo, 2024 uzakomera. Imana iduhana umugisha. Amen.